Adonai, 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 Adonai. Amazina yanjye nitwa Florance Uwineza Keza, nkaba ntuye Kimironko, ababyeyi banjye bakaba baba hano. Imana iduhane umugisha. Ndirimba muri Penuel kwaya iba i Butare, nkaba ndirimba muri Gisubizo hano mu Rwanda. Iyo ndi Nairobi nkaba ndirimba muri Voice of Praise. Imana kubera ko Voice of Praise ntago ikunda gukorera hano cyane, ariko nabo barahaba. Ntago iminsi ihura, bikamfasha kuba kubera ko impano yanjye ntago igomba kuba nkora nicara, ahubwo mbashaka kugumya kuririmba cyane. Ntago yani ni kera, ariko mama ahora ambwira ngo ni kera cyane, ngo nkivuka ngo bakantuza kuririmba, ariko bigenda biza gahoro gahoro, nanjye nza kwisanga ndi muri korali. Nda Benjamin Dube kubera ko hari ibyo aririmba bikamfasha cyane. Ibyo nibyo Imana yacu yaremeye mwana w'umuntu ngo abeho mu buzima bwo guhora iramya iteka ryose. Ibyo nibyo Imana yacu yaremeye mwana w'umuntu ngo abeho mu buzima bwo guhora iramya iteka ryose. Nkunda Serge, mukundira kubera ko ibyo aririmba, yani aririmba nk'ikizungu cyane, kandi urebye level tugezeho ni babishaka ngo turirimbe ibintu bijyanye n'ibizungu cyane. Nkako navuga ko yakomwigiraho byinshi cyane, ndanayimubwira. How to say yes, hurry the way. I'm not afraid of what it means for me to say yes. Yes, Lord, yes, Lord, my life is yours. Mana yatumba byunkoreye n'ibyiza, umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Icyo nagusabye Mana nicyo wampaye, oshimwe kuko wumva gusenga. Mungu wangu sikia, matendo yako ni mema, nafsi yangu imejaa furaha. Ikintu nabashishikariza no gukunda Imana kandi muyikorere buri munsi mutitaye ku bantu. Murakoze.